ndagenda genda igishanga cyose nyura mu bitari mpingukira mu kayira kari hariya hirya muri la santere yo muri Bara, ngeze mu Gikombe mpahurira n'umusore bitaga Bapfakurera nari nsanzwe muzi nanjye nzi, arambwira ati kubera iwanyu nanyweye amata nkarya n'ibiryo ntago ndagutema ngo ayo maraso atazangendaho, ahubwo ibintu ngiye kugukorera ngiye gucukura uje wigeramo cukure wigeremo cukure wigeremo. Arangije ndamubwira nti ntago nashobora gucukura ahubwo cukura wowe urampamba ariko ntago nashobora gucukura. Arangije aracukura amaze gucukura nigeramo kabiri, ubwa gatatu ijwi ry'Imana niba ari ryo ryamuhamagaye ariko sinshidikanya ko atari Imana n'Imana. Arangije umwe w'interahamwe aramuhamagara ati ngwino turavumbuye abantu bo kwa Bagabo ni benshi ntago twabica bonyine. Uwo mugabo bamwitaga Safari w'interahamwe ati uwo nguwo mureke iyo ari kwerekera turahazi tuzajya kumushaka. Yagiraga ngo anshyire muri icyo cyobo ampambe atanyishe. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mukantagara Sinati, akaba tuye mu murenge wa Ruhango, Kagari ka Gihira, umudugudu Ibitenga. Uburyo mbere ya Jenoside twari dutuye hano kugeza na n'uyu munsi niho dutuye. Mbere ya Jenoside rero dutuye aha twahahuriye n'ibibazo bikomeye kubera ko twari abanyeshuri tukiri abana turi batoya, twajyaga ku ishuri, twagera ku ishuri twaba twicaye mu ishuri bagatangira bakatuvangura bakavuga ngo inyenzi ngo niziherere uruhande rumwe, kuko tutari tuzi twebwe inyenzi ibyo ari byo, bikajya bituyobera kandi bikaducanga. Nyuma yaho bakajya batubwira ati twaba dutashye bakavuga ati ntimujyane n'inyenzi, kuko inyenzi twebwe ntitwari tuzi ibyo ari byo. Twaba turi mu rugo tugiye nko kubanjura amata, aho wikoreye icyansi, icyo gihe twabyitaga icyansi, aho ugeze ahantu bakakubwira ati tura turemo amasasu muri icyo cyansi, atayakumenesha ahubwo agafata igiti akavuruga muri cya cyansi akabwira ngo ngera wikorere nta masasu arimo. Twaragendaga tukaba mu rugo ariko nta mutekano dufite, twajya mu masoko twagira aho abantu bari nk'agatsiko bakavuga ngo ko bari kunuka, Abatutsi bari kunuka bisize amavuta y'inka. Wamanuka waba ugiye gusanga ahantu bicaye ari agatsiko kenshi ukagira ubwoba ugatangira ati bagiye kunyihumuriza, kuko aho wacaga hose baravuga ngo turanuka, ngo tunuka nk'amavuta y'inka. Ubwo twajya mu isoko tugasanga hari bariyeri ya Merenide, kuko n'aba baturanyi ubwacu bari barashinze bariyeri aha hakurya muri aka gasantere, kandi abo twari duturanye nabo nta nibo bari bayishinze. Wahagera ugashaka ahantu uri bunyure bikakuyobera, bakakubwira ati wikoreye amasasu cyangwa hari ibyo wahishe, ufite imbunda, kandi nta mbunda twari tuzi icyo gihe. Ubwo rero byarakomeje, icyo gihe muri 90 dukomeza kugubwa nabi bikomeye. Tugeze muri 92 hari umugabo utuye hariya hepfo mu Gakeri, Maburakindi yakoresheje inama. Uwo Maburakindi yari burugumesitiri wa Kayove, akoresha inama i Kayove, indi ayikoresha hariya ku Gakeri, arababwira ati ni ukujya gutema uduhuru iriya ruguru, kubera mu Gakeri nta Batutsi bari batuyeyo, na hariya muri Rundoyi nta bari bahatuye, twese twari dutuye hano. Ubwo yumva ko iyo nama bari gupanga gahunda yo kuza gutema uduhuru, akumva ko ari uduhuru, ariko aca inyuma arakurikirana yumva ko ari twebwe bari buze gutema. Ubwo uwo mugabo habaye ari nka nimugoroba twicaye, twari tumaze kurya, aturuka umuhanda wose hariya mu Gakeri mwaturutse agera hariya hirya mu Rusisiro aho dutuye. Arangije arahamagara ati mwashize, abafite amaguru yo kwiruka birukanka,
basize bisi y'abasirikare iturutse ku Gakeri, baraje barabica. Ubwo icyo gihe twahise duhunga, turagenda tujya mu mashyamba, ariko ufite nk'umuturage wari utuye aha ngaha w'inshuti ye akajyayo. Nk'iwacu twebwe twagiye ku muturage uwo twahinganaga, uwo twafatanyaga gukora mu mirimo yo mu rugo, tugezeyo araduhisha, tugiye kuduhisha, bwarakeye mu gitondo akazuba kavuye, aho twari twihishe baza hano muri santere, bahageze bagarutse baratubwira ati amazu y'iwanyu bayasenye, ahandi bayatwitse, ibintu byose babisahuye nta na kimwe cyasigaye. Twagumye kuba aho ngaho, abandi nabo barashwiragira, bamwe bakajya ahahoze ku Kibuye muri Rutsiro, barashwiragira bagiyeyo, abandi bajya mu mashyamba, ariko icyo gihe ntabwo batwishe, ahubwo bishe ku mungoti bica y'abo bantu, twebwe ntabwo bigeze batwica. Bwarakeye turakomeza twebwe tubayo, abandi bakajya bajya mu bikoni by'abaturage, kuko nta hantu twari gusubira kuba, bakagenda bakajya mu bikoni by'abaturage, bakabakira bakahaba, kuko nta burenganzira bari bahawe bwo kutwica. Turakomeza turahaba, tugahinga imyaka, tukayisarura, tukayijyana aho bari baradusemberereye, baduha igikoni aba ari cyo tubamo. Ubwo biraza bigeze 1994, tariki 6 igihe Habyarimana yapfaga, ahantu twari turyamye aho muri iyo nzu aho bari baradutijije, baraza aratubwira uwo mupapa ati nta gahunda ihari, mwebwe ni ugushaka ahantu murajya kwihisha, kuko Habyarimana yapfuye, kandi kuva yapfuye twumvaga bari kunuganuga, ni mwebwe bari bwice. Ubwo yaraduherekeje ari nijoro mu mvura nk'iyi ngiyi, turagenda tujya mu ishyamba. Ahantu twabanje kwihisha hambere ni hariya hakurya muri uriya musozi, kuko ishyamba ryari pariki. Twaragiye turihisha tubayo, habaye nka mu gitondo twumva induru zigenda zamagana, bavuga cyane mu misozi, bari guhiga Abatutsi. Twe twabaye muri iryo shyamba, hari abantu bari baturutse iriya ruguru mu Karuruma, baramanuka bageze hariya mu gishanga barabica. Bamaze kubica, twe turakomeza tuba muri iryo shyamba. Bwarakeye nk'ejo, kuko hari harimo abana batoya, inzara itangiye kubarya, baricara ba mama baratangira baravuga ati rero twajya gusaba ibyo kurya kubigisha batwigishaga b'amadini. Twajyayo tukajya gusaba ibiryo, tukareba ko bari buduhe. Twaragiye, tugezeyo hano hakurya ku Rushasho, umupapa araduha, ariko aratubwira ati mwegera hano mu rugo, kuko banyicira abana, mwebwe turabaha ibiryo, ahubwo mujye mu ishyamba hariya haruguru ku Rushasho mu mpinga. Twaragiye tujya muri iryo shyamba hariya ku Rushasho, ni muri uriya musozi uri hakurya. Tugezemo habaye nka 3 za mu gitondo, akazuba gatangiye kuva, tugiye kumva tubona imbwa zitugezeho, n'abatwa n'abahutu ba hano bari batuye aha bose bari batuzi. Icyo gihe baratugose, barangije baratwica, hari nk'abantu bagera nko mu 100 n'abandi, barabica. Ariko icyo gihe ibintu njye numvaga ari induru ziri mu matwi y'injereri, ari induru gusa. Noneho basa n'abantu bamaze kuvamo umwuka bose, njyewe negura umutwe numva ndiho, ntangije ndeguka, nyahanagura amaraso yari ari mu maso, ndagenda nyura muri iryo shyamba, kuko aho inkora n'ubundi abari barokotse bakomeje kugenda muri iryo shyamba. Baragenda barambuka, bambukanye umuhanda bagera ahantu ku kabaya. Ubwo nanjye nagiye mbakurikiye. Icyo gihe mpageze, ngiye kugera ku kabaya, nsanga mama na papa bagihari, n'abana bacu bose bahari, n'abandi bantu bari baturutse i Gishwati, n'abandi bari bavuye mu Kingogo. Hari abantu benshi n'ubundi. Twabaye muri iryo shyamba
inzara yaza, inzara ikaturya, twatungwaga n'amashu yo mu gishanga. Iki gishanga kiriya cyo hirya wabonye hari igishanga, ugahekenya amashu, wamara guhekenya amashu ukanywa amazi, ubundi ukayora icyondo ukakirya. Ibyo byadutungaga muri icyo gishanga, muri iryo shyamba. Turagenda tubamo tumara nk'icyumweru, ariko wa gatatu n'ubundi bajya gushaka interahamwe zaturukaga muri Ramba, izindi muri Gaseke, izindi zaturutse muri Kanama, baraza n'ubundi barahatugotera. Icyo gihe n'ubundi bashyiraga abatwa imbere n'imbwa zabo. Imbwa zikaza ziri guhunahuna zishaka aho abantu bari. Baraje tugiye kubona tubona imbwa zitugezeho, baratangira bavuza akamo ngo baravumbuye. Baraje bahageze n'ubundi baratugota, barabica. Bamaze kubica n'ubundi ndongera nsigaramo, ariko nsigaranamo twarokotsemo turi nk'abantu n'ubundi 4. Tuvamo icyo gihe ho nananiwe kuva, kubera baratemaga amaraso ukaryama munsi y'intumbi bakagira ngo nawe wapfuye. Icyo gihe neguye umutwe, imirambo bamaze guceceka, kubera bavuzaga induru zaba zitari zarangira, ukagira nawe ntumve neza. Babaga bamaze kuvamo umwuka, akaba ariho wumva ko wowe uri muzima. Ubwo icyo gihe n'ubundi nagiye gusanga amaraso yamfashe mu mubiri, aho bagiye batema bakangwaho hose. Nabayemo muri izo ntumbi, habaye nka nimugoroba, ndamanuka, hari umugezi bitaga Hururumba, ndagenda njya gukaraba. Ndakaraba mu maso, nsanga ngewe ndi muzima, nanjye nari nzi ngo banteme. Nsanze ndi muzima, naratangiye ndibaza, ese ahantu ndi bwerekere noneho nta bandi bantu ndi kubona. Nubwo mvuga ngo ngo hari harokotsemo 4, ariko ntabo nabonaga, ahubwo naje kubabona nyuma. Ndicara ndibaza, ese nasubira kwa hahandi twabaga, ese ndajya he? Ubwo icyo gihe cyarageze, habaye nka nijoro, nka 2:00 za nijoro, niho natekereje, ndavuga nti rero reka nsubire kwa wa mumama aho twari ducumbitse. Ndagenda igishanga cyose, nyura mu bitari, mpingukira mu kayira kari hariya hirya muri la santere yo muri Bara. Ngeze mu gikombe, mpahurira n'umusore bitaga Bapfakurera, nari nsanzwe muzi nanjye nzi. Arambwira ati, kubera iwanyu nanyweye amata nkarya n'ibiryo, ntago ndagutema ngo ayo maraso atazangendaho, ahubwo ibintu ngiye kugukorera, ngiye gucukura, ujye wigeramo, cukure wigeremo. Arangije ndamubwira nti, ntago nashobora gucukura, ahubwo cukura wowe urampamba, ariko ntago nashobora gucukura. Arangije aracukura, amaze gucukura nigeramo 2. Ubwa gatatu ijwi ry'Imana niba ari ryo ryamuhamagaye, ariko sinshidikanya ko atari Imana, n'Imana. Arangije umwe w'interahamwe aramuhamagara ati, ngwino, turavumbuye abantu bo kwa Bagabo ni benshi, ntago twabica bonyine. Uwo mugabo bamwitaga Safari w'interahamwe, ati uwo nguwo mureke, iyo ari kwerekera turahazi, tuzajya kumushaka. Yagiraga ngo anshyire muri icyo cyobo ampambe atanyishe. Ubwo rero icyo gihe uwo mugabo witwa Safari yaramuhamagaye ati, ngwino umfashe, mvumbuye abantu benshi kandi ntago nabica njyenyine. Icyo gihe yarambwiye ati, genda, iyo uri kugenda hazi, ejo nzaza kugushaka. Ngira umugisha, icyo gihe Imana irandokora, ndagenda njya kuri uwo mumama. Ngiye kuri uwo mumama, ngezeyo ndakomanga ku idirishya, aranyitaba. Maze kunyitaba arambwira ati, uracyariho? Nti, njyewe ndacyariho. Ati, none se ba mama wawe ntibose bamaze gupfa? Nta n'umwe warokotse. Nti, ni jyewe warokotsemo jyenyine. Ubwo twaragiye mba mu nzu, twicara mu nzu, arateka, kuko kubera kwiruka nari narakomeretse kuri kano kaguru, harimo igisebe kinini. Aragenda ashyushya amazi, arankandira, arangije asigiraho amavuta. Arambwira ati, ese ubundi ndakubana he? Aha hantu ko n'ubundi bari bumenye ko wageze aha, ndi kubona bitari bworoshye.
anjyana ku muturanyi we, anshyira mu cyumba angerekaho umutiba. Ndagenda mba muri uwo mutiba, ndangiza mu icyumweru, ndahava, ndongera ansubizayo. Ati ubwo badaheruka yenda kuza kongera gushakisha ko uhari, garuka hano mu rugo. Ndongera nsubira iwe mu rugo, ngeze iwe mu rugo arangije, ari nka saa tanu akazuba kari kuva. Noneho abinaha kubera batinyaga uwo mumama n'uwo mupapa bari barampishe, baravuga ati reka tujye kumuzanira izindi nterahamwe z'ahandi arizo ziza kumwicira muri urwo rugo. Arangije baraza barahagota, bamaze kuhagota uwo mumama arambwira ati nta kundi ubwo byarangiye, ikintu nakora nuko ubu ngiye kukwambika ingutiya yanjye, nguhe umwenda wanjye munini, nguhe igitebo, nguhe isuka, tugiye gusohoka mu nzu nk'abantu bagiye gukura ibirayi. Ntabwo barakumenya, ushyire umwenda mu mutwe kuko interahamwe zari zamaze kugota no ku muryango zihari. Ubwo narasohotse ngeze ku muryango arambwira ati kandi ugenda unkurikiye ntugire ubwoba, ukuri ko ndi butambuke nawe ariko ubutambuka. Arangije tubacamo arababwira ati mugende muze mushake, jyewe n'umukobwa wanjye tugiye gukura ibirayi kuko izo nterahamwe ntabwo zari zinzi. Naragenda mukurikira, turamanuka, hari ibigori byeze, turamanuka mu bigori, fashe igitebo n'isuka, tugeze ku mugezi arambwira ati rero ugiye kugenda wicare muri uriya mugezi, njyewe ndasigara ndi gukura ibirayi, uwaberetse ko uhari hari igihe yaza adukurikiye akaza kukubona kuko ni abaturanyi babatungira urutoke ko uhari, ahubwo genda ujye kwicara mu mugezi. Naragenda nicara mu mugezi, arangije angerekaho ishagari, aragenda ashaka ibyatsi sinzi yabikuraga, ashaka n'ibindi, arangije andambikaho mu mugezi. Uwo mugezi nkubamo, mwicaramo kuva saa 5 za kumanywa kugeza saa 9 z'ijoro cyicaye muri ayo mazi mu mugezi. Ngira nti ubwo buriya nawe ntari bugaruke, naricaraga nkibaza nti buriya nawe nagerayo yenda aragera aho nawe azi nuko atere kugaruka kundeba. Ubwo yaragarutse, numva nka saa 9 yaraje, arambwira ati va muri ayo mazi, za nterahamwe bagiye kuri bariyeri ku muhanda kureba ko barabona abandi. Twarazamutse, tugezeyo arambwira ati rero, aracana ndota, maze kota arambwira ati rero ntago ibi bintu bisobanutse, n'ubundi baragaruka. Antwara ahandi hantu, ndagenda mbayo, ndangizamo iminsi 4. Ku munsi wa 4 bahita bamenya n'ubundi ko mpari. Bamenye ko mpari, baravuga ati rero aba bantu katubajyane mu barokore bo ku Rundoyi, kubera ku Rundoyi abatutsi bari batuyeyo, nta kibazo kiraboneka, ntago bazakeka ko hari abatutsi. Aturangira ku musore wari ufite inzu ariko yari atari yashyingirwa, yari amaze kuzuza inzu, yari yitaruye iz'abandi. Arangije baradutwara, baranjyana, ariko icyo gihe kiri muri iyo nzu ya gatatu haza kuboneka utwana 2 tw'udukobwa twarokotse. Baravuga ati Asinatara cyariho, reka tumushyire utu twana bane natwo. Nza kujyana nabo, baraturangira ati wowe muragenda umugezi wose, uri kureba iyi misozi, kugenda iyi misozi gutya ukagera iriya hirya iriya hari ibicu, mugende munyure ahantu, nimugera ku musozi ahantu hari inzu iri haruguru y'umugezi, mugende mukomanga, umuntu murasangamo arabakingurira. Twaragiye, ni ahantu harehare, nta nubwo nari mpazi, ariko Imana iratuyobora. Hari nijoro nka saa 6, turagenda turakomanga, nkajya ngenda ndeba mbona iyo nzu, turagenda turakomanga, wa musore wari urimo aradukingurira. Maze kudukingurira aratubwira ati rero njyewe ikibazo gihari, inzara izabarya kuko ntago nzabazanira ibyo kurya, nkorera muri Mutura, kandi ngiye nzana ibiryo bamenya ko murimo, ahubwo mwebwe sinzi ukuntu bizagenda kubera ibyo kurya bigoranye, ukuntu muzabibona ntago tubizi.
niyo nakwicwa n'inzara ariko sinicwe n'umuhoro. Twaragiye tuba muri iyo nzu, tumaze kuba muri iyo nzu ariko papa aza kuboneka, papa aza kuboneka ajya hahandi twari twabaga, bamurangira ahantu turi, araza ari nka nijoro nawe arakomanga, mpengereje nsanga ni papa, araza dusanga muri iyo nzu, yarangiza haba nijoro turamubwira ati inzara iratwishe, akagenda akajya guca amakoma munsi y'iyo nzu, akayora icyondo, akongera sinzi uburyo yafataga ibirere agashyiramo amazi, akatuzanira icyondo, akatuzanira amashu, akatuzanira amazi, ibyo biradutunga. Turangizamo ibyumweru 3. Babwize ukuri, babwire ko umuntu abaho kubera Imana, ifite gahunda, umuntu utazapfa yabaho kubera Imana. Twabayeho turangije ibyumweru 3, tugiye kumva twumva ari nka nijoro, baya hari nka saa 7 z'amanywa, twumva ingoma iravuze aho kuri uwo musozi twari turiho. Numva bari kuvuga ngo inkotanyi ngo zaje, ngo kandi zifite imirizo, ngo ziri kuza ziri kubaga abantu, ngo abantu bose nibahunge, ngo bahunge berekeza Kibuye, ngo kuko Igisenyi zamaze kuhagera. Icyo gihe barahunze, ariko kubera niba ari uko nari nkiri n'umwana ngira amatsiko ngo reka nkingure idirishya, ndabyibuka bikoreye inkono, bashoreye intama, bashoreye ihene, bikoreye n'imisambi y'ibirago, bambuka mu Ruhango, baragenda ngo bageze mu Ruhango, twumva n'ubundi bari kuvuza ingoma ngo nibagaruke, ngo inkotanyi zabatangiriye, nibasubire mu byabo, nibakomeza kugenda barabarasa. Icyo gihe baragarutse, bamaze kugaruka, turakomeza tuba muri ya nzu, twumvishe ko inkotanyi zaje. Papa aratubwira ati rero hari papa wari inshuti yanjye, twajyayo aho kugira ngo twicwe n'inzara tugwe muri iyi nzu, tukareba ko twakira, kubera inkotanyi bari kuvuga inkotanyi, nitugerayo yenda ntago baratwica. Harabyutse nka saa 8 z'ijoro, turagenda, tugezeyo baratwakira, bamaze kutwakira baratangira. Uwo mubyeyi aravuga ati rero abantu bishwe n'inzara ntago ubaha ibiryo, abwira umukobwa we, ahubwo turabanza duteka amaganura ariyo tubaha, kandi n'ibyo kurya turabagerera, bariye byinshi bapfa. Icyo gihe baratugerera, turarya. Papa we bashyira ku isahani asangira n'uwo mugabo, akajya avuga ati inshuti yanjye, yakundaga kumwita ngo umututsi w'urukara, yari inshuti ye cyane, ati ntabwo nari nzi ko wari ukiriho, kuva nkubonye ukiriho, arishima cyane. Papa rero yasangiye n'uwo iyo nshuti ye, habaye nk'ejo ararwara, amaze kurwara arwara amacinya, ageze igihe atajya ashobora guhaguruka ngo ngere hanze, akituma mu nzu. Nyuma arambwira ati mfata akaboko tujye hanze ndebe hanze. Twaragiye tujya hanze, mwereka hanze, arangije arambwira ati ngera mfata akaboko unsubize mu nzu. Aragiye, tugeze mu nzu nka nimugoroba, nkabona areba ariko ntansubize, naho yamaze gupfa. Namuhamagara nkamaze papa kutanyitaba, nkabona areba, kubera ngiye ntabwo nari nzi abantu bapfa uko baba bameze. Habaye nka nijoro, ndagenda mbwira uwo mushuti we, ndamubwira nti none ko papa areba ntanyitabe byagenze ute? Arangije araza arambwira ati mbe mukobwa wanjye, ati papa wawe yapfuye? Yapfuye? Ati yapfuye. Ubwo byageze aho arambwira ati ikibazo mfite ni uko ntarabona n'umuntu umuhamba, kubera kugira ngo aba bahutu ba hano bemere ko narimbitse abatutsi kandi hakaba haguye umututsi nkamuhamba, ni ikibazo kiraba kinkomereye. Bwarakeye ahamagara bene nyina, ahamagara n'abahungu be, arakibabwira, baramubwira ati ubage wifashe.
banga kumushyingura, mbana nawe muri cya cyumba turangiza iminsi 3 baranze kumushyingura. Ubwo atanga amafaranga, yagurishije ikimasa cye, amaze kugurisha ikimasa cye agurira abe bo mu rugo n'abo bene nyina n'abana babo, aramushyingura. Kenda nari nambaye ndakamuha, nsigara nambaye agapira kari gaciye amaboko, kubera ko umubiri kubera kuba mu ishyamba waratamukaga, wazamuraga uruhu rugatamuka. Nyuma yaho rero amaze gupfa, barambwira ati wowe turajya kukwandikisha, kubera nta batutsi bakiriho muri Kongo, barabishe mu Buganda, barabishe i Burundi, barabishe abishe mu Rwanda n'ubundi nibo bishe, ibiriya bihugu byose barabishe. Ahubwo tuzakwandikisha ko uri umwana wacu, tukwandikeho Hutu. Narabikirije kuko nta handi hantu najyaga, nta naho nari kujya. Tubaho na twana. Nyuma yaho hamaze nk'icyumweru, ngiye kubona mbona inkotanyi ziraje, baraza ari abasirikari ariko badafite, ari imbunda n'amakabutura bari bambaye ashwanyutse. Ndabitegereza, baravuga ngo babarangiye abantu barokotse aho hantu, banshuhuje barambwira turemera ko tujyana. Ndababwira ntoya, ntabwo njyana namwe, ntabwo mbazi, ese turajyana hehe ko ntabazi, ko mbona muri abasirikari, turajyana hehe? Ubwo baragenda, barangira bagaruka ubwa kabiri, ariko bazana n'umusirikare wambaye noneho ipataro nziza, agaragaye nk'aho ari umuntu wakarabye. Arangije arambwira, mukobwa ntiwemera ko tujyana? Ndamubwira nti turajyana ari uko uyu musaza mpaye umuhungu we tukajyana. Arambwira ati rero nta kibazo, uwo muhungu turajyana, ntarajya agenda imbere, nanjye ngenda inyuma yanyu kugeza igihe menya ahantu mudutwaye, ntago nabakurikira, ntago mbazi. Icyo gihe twaragiye rero, abasirikare bagenda imbere, nanjye ndabakurikira n'utwo twana. Ndangije na wa muhungu wa mugabo nawe ajya inyuma yacu, turagenda tugera ahantu hariya kuri sitoke aho bari bakambitse. Tuza kuhasanga n'abana b'abakobwa n'ubundi bakuye mu barokore 3, tuhasanga n'umumama n'ababene nyina b'abahungu 2. Noneho ntangira kumva umutima usubiye mu nda. Ubwo rero baratubwira ati se none mwatubwira ahantu tujya kubashyira mu mazu tukabarindira aho hantu? Turababwira kubera ko iwacu naha. Arabwira ati hari santere iri muri Bitenga kandi niho iwacu, yenda mwahabona inzu akaba ariho muturindira. Baratuzamuye turaza, tugeze hano muri santere, ariko tugeze hariya hirya mu matongo y'iwacu, ahantu hari ibibanza, ahantu hari imigano, ahantu hari ibitari, hose bari barahahinze, bahingamo ibirayi, bahingamo ibigori, bahingamo amashaza, byose byari byeze. Tugeze hariya muri santere, badushakira inzu, twese badushyiramo. Arangije baraturinda, bakajya baduherekeza tukajya gukura bya birayi byo mu matongo, tukarya, turatangira twumva turishimye. Ariko nyuma yaho hamaze gushira nk'ibyumweru 2, haza kuboneka umusaza wari warahungiye i Goma, arokokana n'umudamu we n'abana be. Uwo yari data wacu. Yumvise ko narokotse, ahita aza. Ubwo twese twari abana b'imfubyi bari hariya, nta mukuru wari uhari. Ahageze rero aratangira aratubwira, akajya dutekera, aratugaburira, tubana nawe. Ariko nyuma biza kumugora, aravuga ati aba bana bose barokotse ntago nababana njyenyine. Baza kumuha inama yo kubajyana muri Aruferina. Abana barabajyana muri Aruferina, dusigara turi bake, turahaba. Tumaze kuhaba, turatangira turishima ko twarokotse, tubana nabo. Nyuma yaho
ahubwo tuza kugira ikibazo, mbese umutekano urongera uraboneka, abantu bari hanze muri Kongo baraza, ariko twabanje kuba hano twenyine. Bamaze kuhaboneka turatangira tubona nta kibazo gihari, ariko nyuma yaho batubonye twararokotse, aba baturanyi bacu twari turi kumwe nabo ntabwo babyishimiye, baratangiye bamwe barahunga, na wa wundi wagiraga ngo reka mpambe nawe nakubitanye nawe mu nzira hariya hakurya muri santere, aravuga ati burya aracyariho, namubonye uwo munsi agenda uwo munsi, n'ubundi arangije n'abandi bagabo nari maze kumenya babagaga mama bafite amada bagakuramo abana impinja bakazishyira ku bisuture by'imigano, kuko nari maze kubamenya aho nabaga nihishe, bansobanuriraga abo bantu bagiye babaga abamama bari bafite inda, bakavuga reka barebe impinja mu nda y'abatutsikazi, barebe ukuntu impinja ziba zimeze, barangije impinja bakazikuramo bakazishyira ku bisuture by'imigano, ingona zikabarira hejuru, nabo barahunga. Ubwo twarakomeje tubana nabo, ntabwo twigeze duhunga, bo barahunze turahasigara, ariko nyuma yaho hari musaza wacu twari twarokokanye, aragenda ajya muri santere hariya Kajugujugu, agezeyo baramukubita baramwica. Ubwo bari bafite amatungo, abana bakajya kuragira, haza kubonekamo n'umwana yagiye kuragirana nabo kubera papa we yari yarabahatse, ari umushumba wabo. Habaye nijoro baramuzirika bamutwikira mu kiraro. Ubwo twari tuzi ngo turarokotse, tugiye kugira umutekano, ariko ibyo ubundi ntibagira ubwoba bwo kuvuga ko bakwiriye gukora ibyo bintu. Turatangira n'ubundi tukajya twumva, twari dutangiye kwihangana, tubonye batangiye kutwica nabo twari dufite intege ziragenda, n'ubundi tukangira tugacika intege. Nyuma yaho rero ubuzima bwarakomeje, ubuzima bukomeje tuza gushaka, turabyara, tumaze kubyara abana bacu barakura, bari kwiga. Ni ukuri ndashimira Imana yo mu ijuru yaturokoye tukaba tukiriho kandi tugihumeka, kandi ngashimira leta y'ubumwe yadukuye muri ibi binani byari bimeze gutya, FPR inkotanyi ikadukura mu bicokomo byari bimeze kuri iriya hasi, abantu batari kumenyekana ko turiyo, bakaza kudushakisha bakadukurayo. Ndayishima cyane. Ubwo rero muri ubu buzima bwo turimo ubu, ni ukuri turashima, twabonye amazu yo kubamo, baduha inka zagira inka, tunywa amata, abana bacu bari ku ishuri, ni ukuri turashima leta y'ubumwe. Ubu rero ntabwo twakomeje guheranwa n'agahinda, ahubwo ubu turiyubaka, tugahurira hamwe, tugafatanya, icyo dushaka kugeraho tukakigeraho, ariko imbaraga twazikuye kuri leta y'ubumwe. Kandi n'aba baturage bacu turi kumwe nabo, ntabwo yenda bagenda bahari ababihisha bakabihishahisha, ariko ubu bagira ubukwe tugatahana nabo ubukwe, tukabatumira, natwe bakora ubukwe bakadutumira. Ubu nta rwikeke tugifite, nta kibazo tugifite, leta y'ubumwe yarakoze irakabyara.